idukunda yatanze umwana wayo. Impamvu Satani atwanga nuko ntacyo yadushoyeho, impamvu Imana idukunda yatanze umwana wayo. Nitwawe impamvu yivuga gukomera kwayo, haleluya yaratubambiwe ku musaraba. Nitwawe impamvu yivuga gukomera kwayo, haleluya yaratubambiwe ku musaraba. Ongera Imana amashyi niba ntacyo bigutwaye. Nanjye Mafene wangiriye neza, haleluya. Ntacyo inshuti zo wisiza kumarira, utagira Yesu burya n'igihombo. Yesu ni umwami wacu, ntacyo tuza bura tumufite, ni mwiza. Kumarira utagira Yesu burya n'igihombo. Yesu ni umwami wacu, ntacyo tuza bura tumufite, ni mwiza. Amashyi ku Mana yacu. Abonye inshuti, uwo ni Yesu umwana w'Imana. Iyo nyobye arangarura. Nabonye inshuti, uwo ni Yesu umwana w'Imana. Iyo nyobye arangarura. Nabonye inshuti, Abo Yesu ageneza amashyi. uwo ni Yesu umwana w'Imana. Iyo nyobye arangarura. Nabonye inshuti. Hejuru twese. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umusore umwe yaririmbye arangije aravuga ngo nanjye Mafene wangiriye neza. None umutwe twicaranye ndamubwira neza ko nzi umuntu wacu witwaga Mafene. Hanyuma rero arangije aravuga ati jyewe ubundi mfite amazina nitwa ariko iryiro de bari byose mba mbyumva. Wabona nicariye hariya nunamye ukagira ngo simba ndi mu kazi, ariko ni ukuri natwe batwise amazina. Njyewe ntago navuga umubare, hari n'izina banyitaga kera mperutse gusanga hari akabari baryita. Ndavuga si ubu koko aba bantu barimenye gute ko iwacu ari mu cyaro kariho barenyitiye kandi nkarisanga i Kigali. Njyewe mu mazina banyitaga reka mvuga 2 cyangwa 3 kuko ajya si rimwe naba nawe ni Mafene bahita barekera. Niga primaire kuko nagiyeyo nubwo ntabyitwayemo neza. Ego byaranze nyine kubera impamvu zitandukanye. Banyitaga Kavurivundi. Ubwo hari Mafene na Kavurivundi wabitandukanye. Hanyuma iyo navaga ku ishuri ntashya ngeze muri karitsiye banyitaga Nzutu. Muraseka ababiryoheje bakavuga ngo Rwabuzutu kandi ukitaba. Hari n'igihe wari ukitaga waba ufite icyo umukeneyeho nta handi wagikura, ahubwo ukavuga uti wenda anyite Nzuturi, ariko bigakunda. Turashima Imana. Hanyuma maze gukura ngenda nkura ntangiye kumenya umujyi, ubwo niko nabyita cyangwa mbitangiye banyita ngo nitwa Pira wa Ndondo. Iryo ryari iry'ububandi n'ubujura, duterura amasafuriya twirukankana ibiryo by'abandi. Ubundi ntago umuntu yabona ikintu avuga. Kubona umuntu ampanka mikoro hano ubwira umuntu mwegeranye ngo ni imbabazi z'Imana yamugiriye. Gikomera amashyi Imana igirira imbabazi abantu. Nimba wowe ntazo ukeneye ikomere ko abandi yazibagiriye baranabigusabye. Haleluya!